kirakabaye ukuri kose kugiye hanze ku nkuru y'umuramyekazi Vestine wo mu itsinda Vestine and Dorcas ku nkuru yerutse kuvugisha amangambure benshi kuri post yerutse gushyira hanze kuri uyu wa kabiri igaragaza imva mutima ze n'amahitamo mabi yamuganishije ku rushako rubi n'umugabo we Idrissa Odrago umunya Burkina Faso bamaze amezi 4 babana. Byinshi benshi bakomeje kwibaza niba account ya Vestine yaba yari yahakinzwe ese yaba ari strategy bakoresheje mu buryo bwo gukura attention y'abantu nk'integuza y'indirimbo bitegura gushyira hanze izaba yitwa Osisite. Ibyo benshi bazi nk'agatwiko. Ese ni ikinyirizi cyatumye abavandimwe bombi bari bafatanye rutemikirere mu rugendo rw'ibitaramo bizenguruka mu gihugu cya Canada mu gihe cy'icyumweru atari ko bagarukana i Kigali. Ninde wasigaye mu mahanga, ninde wagarutse hano i Kigali? Byinshi mwibaza munyemereto rw'amatsiko n'umujyanama wabo cyangwa se ubarebera inyungu uzwi nka Murindahabi Irene kuri mikoro za mugenzi wacu Emile Rwanda Ikinege. Naho nge ndagaruka nyuma y'iki kiganiro nkwibutse kubanza gukanda subscribe naho nge wumva je m'appelle journaliste G Blues. Nuvango mbimubaze ibyo n'ubuzima bwite bwa Vestine. Yego ikindi MI Music turi management ya Vestine and Dorcas. Iyo ni brand dukorana nayo nkuko Sauti Sol igera management ikagiramo abahanzi benshi bari muri Sauti Sol. Yego iyo umuhanzi abyutse akajya kwigurira ikariso ye yego ntabwo bibazwa management ya Sauti Sol. Yego agomba kugira vie privée tukanayubaha. Yego yego ariko iyo ukoresheje nda nk'imbuga nkoranyambaga baramutse bazi hakinze management ishobora kubimenya. Icyo dukora tumugira inama, niyo mpamvu abanyarwanda ari abahanga babyise abajyanama b'abahanzi. Yego twe tumugira inama tuti ibi byabaye bikosoka gutya bikora gutya next time uzabikore gutya ariko ntabwo tumufatira ibyemezo. Nka management mwabonye atari ikibazo kuri business cyane ko music it's a business, ntabwo ari ikibazo kuri business kuba wenda mwari muri mu bitaramo bigatazamo biriya murimo gutegura gushyira hanze indirimbo, ni mwabonye ko ari ikibazo kuri business? Ikibazo twabonye cya business kuko ibyo bintu abiri ko Vestine. Yego so ahubwo nabitangaje umunyamakuru nkawe na bagenzi bawe. Yego iyo mukotinze ikintu nyiracyo atatangaje kandi twarabibonye ku mbuga bwite ubu biri ubu biri yani press release yako you postinze ikintu kuri social media yawe ushobora kugisiba ubushobora kandi abantu bari bashobora gushyiramo ko cyasibwe mu nyuma y'iminota ingahe. Wanditse uko cyasibwe se birimo mu nkuru wakoze. Yego dukomeze bwana munyamakuru. Ikibazo icya kabiri. Yego ubwo narebye ubwo narebesheje andi maso mu ndege mwaje wazanye na Dorcas Vestine ayaye maso ariko ayaye maso amaso ya kane yaje uyo yagira he aba mu ku kibuga cy'indege aba mwirugu abahe aba ni ijisho ry'umunyamakuru ryongera kuyo dusanganywe fuga baza. Ikibazo cyanjye twakubonye ku kibuga cy'indege na Dorcas Vestine ntiyari ahari. Yego nanagerageje kuraranganya amaso kuri liste y'abantu bari mu iyo ndege sinamubonye afite yasigayeyo cyangwa ari muri zindi gahunda. Amategeko y'abagenzi batega indege ahamya ko abantu baziranye bagenda mu ndege imwe abahe. Ariko mwarazanye wenda se cyangwa ntago mwazanye? Nabazaga ushubijwe nta tegeko rivuga ko muzana mu ndege imwe ariko kwa mutanazanye mwarajyanye ntibyabura kubyibazaho. Icya kabiri. Yego umwaje mbere undakaza nyuma ikibazo gipfa ni ikihe? Nta na kimwe gipfa ariko nanone kubi. Icya gatatu. Yego umuhanzi twa Vestine cyangwa witwa Dorcas icyo agomba dance si ibitaramo n'indirimbo. Yego akabikora aho ari ashaka. Yemerewe no kuvuga ngo ngiye kuruhuka akagenda. Yego ikizima nuko nta mezi 3 yashira utabonye igihangano kandi cyiza. Yego aho niho turebera. Ariko se donc yarasigaye byonyine. None ikibazo mbaza bwana munyamakuru
uri mu ibara ry'abaturage batuye u Rwanda. ndimo kwibaza ku musitari wacu ari mu Rwanda ntari mu Rwanda ari aho ashaka. unsubije se mwarazanye ntimwazanye? Ari aho ashaka. Nanjye ngendana nabo nshaka igihe nshakiye. Yego ntago mwazanye ariko kandi ndi kukubwira ngo nta mategeko agenga abagenzi bagenda mu ndege yego avuga igihe abantu bagendera abandi ntibagende. Yego ariko se uko biri kose nawe kubigira ikindi nakubwira kindi. Yego nk'umunyamakuru w'umuhanga wibuka umwandikire kuri Instagram ye wambwiye ko uyizi. Yego umubaze igihe yaziye. Yego yaraje donc nicyo bivuze. ntabwo bizi nanjye kandi ari we manager. icyo nzi cyo naramubonye tujya kuri recording indirimbo muri video yaraje. Mwayirekodingiye hano mu Rwanda nyuma yuko muza mwayirekodinze nyuma yuko muze ejo bundi. Yitwa Usisite. irimo amashusho meza yafatiwe mu Rwanda no muri Canada. Yego nyuma yuko harayo mwafashe nyuma yuko muza. Menya ko yafashwe gusa igihe yafatiwe n'ubundi nibiza n'ibyabarenze nyuma byanditse kuri video. Kuba ari meza gusa uzayakunda. Ariko se ikibazo cyangirene ari mu Rwanda cyane hari mu Rwanda se n'umuhanzi ureberera inyungu dukwiye kuba tubibaza. Araho arashaka. Yego hehe mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda? Naho ntangaza kubwo impamvu z'umutekano ndabonamo muri wo muri benshi. Mvuga wari shano. Mvuga wari murange. Noneho kuba mutarazanye ari strategy yo kugira ngo umutekano w'uburinzwe. Nkibona ukuntu mwese muraramenye. Yego nifuje ko aho umuhanzi wanjye ari. Yego bikomeza ari ibanga. Yego kandi ibyo mbifite mu nshingano kubwo kurinda amakuru y'umuhanzi nkorana nawe. Yego ara indirimbo irasohoka ryari? Nanze kuyisohora kubera urusaku rwanyu. Tuza indirimbo irasohoka. Twe ntidukora prank. Yego nibituza indirimbo irasohoka. Nibidatuza ntisohoka. Mbega tujye dusaba abantu gutuza kugira ngo muduhe indirimbo. Ntabwo twasohoye indirimbo ihimbaza Imana mu rusaku. Ariko se ni urusaku rw'ibinyoma cyane urusaku rw'amakuru ahari? Harimo ibinyoma, harimo satani nyinshi. Birivangavanze. Ariko kurimo ni nk'icumi%. Yego ibyo rero ntabwo bijyana n'umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ukorwa mwituze kuko ni Imana y'amahoro. Yego okay wowe se umuheruka utubwiye nyuma ya biriya byose byabaye noneho rero tayiwe ameze gute ubu ngubu ameze gute? Ameze neza n'ubu tumaze kuvugana. ari amahoro. Ntacyo byamuhungabanyijeho biriya byose? Imyaka bamaze mu muziki baze ku 5 baciye mu bintu byinshi bibategura ibi bari gucamo uyu munsi. Ndanashimira Imana ku nkuru mbi nyinshi mwabakozeho byatumye bakomera. Yego ni nziza nyinshi ari kujya uzongeraho. Imbi nizo nyinshi. Ayuma tsoza rero usibye indirimbo igomba gusohoka mu minsi yashize nigeze kumva ko muteganya no gukora igitaramo mu Rwanda kinini cyanyu kirahari iyo gahunda irahari? Imishinga yo ihari ni myinshi. Gusa ubu ikigiye gufokasingwaho no kongera gukora production indirimbo nyinshi. Tumaze n'iminsi tudakora ikinyarwanda. Nacyo turi kubitekereza ko twakora izindi z'ikinyarwanda. Ko still hano niho hari imizi yabo. Ibisigaye
Imana iduhana umugisha. So guys, ngira ngo kuri kose rero murakwiyumviye nubwo ari byinshi muri ndabere najyaca hirya no hino mu rwego rw'umutekano wa Vecina cyangwa se ubuzima buri prive. Gusa kimwe cyo nshaka ko dushyiraho umucyo nyuma y'uwagiye yitira account ya Vecina ndetse na Dorcas agatangaza yuko account yari yahakinzwe, ngira ngo mwabyumviye yuko account yari yanyayo ndetse n'uwayatangaje yari Vecina nyirizina. Gusa yaba indirimbo nshya bitegura gushyira hanze ndetse na update nshya ziri bugende zisohoka, ndagenda nzibagezeho gatanu kuri gatanu. Icyo ngusaba no kubanza gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana muri update nshya zigiye zigezweho. Nk'ibisanzwe nitwaga Journalist G Blues. Ciao ciao, hasta la vista.